Inkuru y'agahinda irimo isakara mu gihugu cy'u Rwanda muri kino gitondo, twavuga yuko rwose ari ibihe bitoroshye ku muryango wa nyakwigendera Ingabire Marie Immaculee. Rero iyi nkuru nayo ngira ngo ucyumva buryo nanjye mvuga ko ari inkuru y'agahinda, ndetse mwavuga yuko ari nyakwigendera. Na yindi nkuru ni inkuru ivuga yuko Ingabire Marie Immaculee yitabye Imana. Ingi rero akaba ari inkuru y'incamugongo, ni inkuru twavuga yuko rwose ijyana abanyarwanda mu bihe bigoye, ijyana by'umwihariko umuryango wa Marie Immaculee mu bihe bigoye. Gusa mbere ya byose reka tuvuge ngo Imana imwakire mu bayo kandi imuhereze iruhuko ridashira umubyeyi wacu Ingabire Marie Immaculee. Rero kuri uyu wa kane bwo ku itariki 9 z'ukwezi kwa munani nibwo iyi nkuru yagiye hanze muri iki gitondo, rwose ijya hanze ari inkuru ibica kandi igaca umugongo w'abayumva, ari inkuru ica intege abanyarwanda ndetse by'umwihariko abagize umuryango wa Ingabire Marie Immaculee. Twagiye tumenya mu bikorwa bitandukanye, by'umwihariko ibikorwa byo kurengera uburenganzira bw'ikiremwa muntu, ibikorwa byo kurwanya ruswa, ndetse by'umwihariko mu bikorwa byo guharanira uburenganzira bw'umukobwa ndetse n'umugore. Rero kuri uyu munsi akaba yitabye Imana. Reka mbanze nkubwire ngo shima Imana weho udukurikiye ukiri muzima, kabone niyo waba urwaye ariko ugitijwe buno buzima ujye ukagushimira Imana, kandi ujye wibuka kubyaza umusaro, kubera yuko ejo nejo twataha, ejo nejo twagenda nango tuba tuzi ibiri imbere. Rero reka tujye tubaho muri buno buzima nkaho tuzaburambamo, tujye twibuka gukora, tujye tubaho muri buno buzima twibuka guteganya, dukore byinshi ariko twirinde kwitega iminsi, ahubwo tujye dukoresha system ya just do it. Ujye ukora ibintu mu gihe cyose ubona yuko ufite umwanya aho kwitega umunsi ejo, kuko ejo sawe. Yego jya ushima Imana rero uhageze, ariko nanone ntuzitege iminsi ngo nimagera nzakora iki ngiki. Nagutindiye rero reka mbanze nguhereze ikaze ku muyoboro wacu iwacu topic, mwibutse gukanda subscribe niba ari ubwa mbere uhageze. Gusa umunsi nere gutinda muri byishwe ko dufite inkuru y'akababaro, ariko nkubwire ngo weho ukomeje kugubwa neza bishimira Imana, kandi ujye wibuka gufungura n'akazogera kugira ngo amakuru nkaya najye agucika. Ngiye tugiye kubana rero muri no mwanya nkugezaho ano makuru nk'ibisanzwe, nkaba ndi fixe nkuko dusanzwe tubana mu byegeranyo, amakuru atandukanye ndetse n'ibiganiro ngenda nkugezaho mu bihe bitandukanye hano kuri iwacu topic. Rero nkaba ngira ngo tugane no kuri iyi nkuru y'umubyeyi wacu Marie Immaculee Ingabire. Rero Ingabire Marie Immaculee wari umuyobozi w'umuryango urwanya ruswa n'akarengane Transparency International Rwanda, yitabye Imana azize uburwayi yaramaranye igihe. Iyi nkuru rero ni inkuru y'akababaro tutatindaho, ndetse iyi nkuru y'akababaro ikaba yagiye hanze mu gitondo cyo kuri uyu wa kane tariki ya 9 mu Kwakira 2025. Transparency International Rwanda ibinyujije ku rubuga rwabo X cyangwa rwahoze ari Twitter yemeje aya makuru y'urupfu rwa Ingabire Marie Immaculee. Bakaba banditse bagira bati tubabajwe cyane no gutangaza urupfu rw'umuyobozi wa Transparency International Rwanda Ingabire Marie Immaculee witabye Imana mu gitondo cyo kuwa 9 Ukwakira 2025 azize uburwayi. Transparency International Rwanda irihanganisha umuryango n'inshuti aruhukire mu mahoro. Aya ni amagambo yanditswe na Transparency International Rwanda babinyujije ku rubuga rwabo rwa X cyangwa rwahoze ari Twitter, amagambo arimo ubutumwa bwo kwihanganisha ndetse no kwemeza urupfu rw'uyu mubyeyi, ariko bibuka kwihanganisha inshuti n'umuryango, banamwifuriza iruhuko ridashira. Ingabire Immaculee rero witabye Imana ku myaka ya 64, n'umwe mu bantu 20 bashinze Transparency International Rwanda mu mwaka wa 2004, ubundi muri 2015 atorerwa kuyobora uyu muryango. Ingabire Marie Immaculee kandi yari imirimbanyi y'uburenganzira bwa muntu, by'umwihariko akaba yaragaragaje umwihariko kurengera uburenganzira bw'abagore. Yagiye rero akundwa na benshi kubera amagambo ye yagiye atangaza arimo ukuri kwinshi. Nanjye rero nango navuga byinshi, ahubwo navuga ngo Ingabire Marie Immaculee Imana imwakire mu bayo, Imana imuhereze iruhuko ridashira, aruhukire muri paradizo, kandi icyo twamusabira ni ijuru. Rero sinasoza kino kiganiro nakwibukije kujya ubyaza ubuzima umusaruro mu gihe ukiriho,
kujya wibuka gushimira Imana yo iba ikibugutije kabone niyo waba urwaye, nyamuneka byo sinagenda nongeye kubikwibutsa. Tujye twibuka yuko ari amahirwe tuba twahawe, tujye twibuka yuko ari imigisha kuri twebwe, kubera yuko ntacyo wageraho utari muzima. Rero iyo ukiri muzima ufite amahirwe yo kugera kuri buri kimwe. Reka rero dusabire umubyeyi wacu iruhuko ridashira kandi Imana imwakire mu bayo. Ngende Fix rero ninjye tubanye muri uno mwanya nkugezaho ano makuru, nkaba nkwibutsa kujya ukanda subscribe mu gihe ugeze kuno muyoboro bwa mbere, cyangwa se mu gihe dusanzwe tubana ariko utarakandaho, naho ibindi byose bisigaye n'inyongera tuzagenda tubyongererwa kandi tumenyera amakuru kugiye mu gihe twafunguye akazogera, kugira ngo bijye bikomeza bigende neza ndetse natwe dukomeze tumenyere amakuru ku gihe.